Apotre Mignone igikomere yasigiwe no guhagarikirwa igiterane habura amasaha make icyagombaga kubera mu Burundi cya Connect Conference cyaserukiye muri Connect Conference muri Amerika. Ngo niho roots zanjye ziri, niho imizi yanje yari. Numvaga nsubiye ku mizi. I found myself going back to my roots. Ya mizi yandeshese kuri 47 ans zitambutse icyo gihe. So the same roots that rejected me for the past 46, 47 years. Noneho igihe mpashatse hantu nakuriye, hantu nagiriye rejection yo mu nda, aho mpakunze nibwo namwariye. So that's the place, the same place that I lacked, the same place that, I got my roots from, and that's the place that I got ashamed from. So I was by myself. It's not like I was, ashamed because there was somebody around. I was by myself. I've got rejection. Again, rejection. Kandi kongera gutabwa. Koko niho cyangwa nigiye kibazo. I'm like, really? Am I the problem? What's going on? Kewe me aho rero haratambutse. Then that went away. Subiye mu rugo iwacu nyine mu Rwanda iwacu. As I went back to home in Rwanda, mbyutse ibyo ngibyo biratambutse ntibirashira. Mbyutse sanga ahantu hose habaye viral. So as I woke up, I found that the whole thing became viral. So this woman who served the government of Rwanda, and it was being spoken all over the world. Kuba urabyumva kuba ushobora kwitwa icyo kintu numva byo basi wenda Imana ishima ariko nibi ngibi nabyo mana. So nivuga ngo it was viral. I was so nafite imbaraga aho ngaho ariko noneho nibaza sinzi kuri kumva kwegura umutwe. Nibaza noneho ngiye guhagarara imbere y'iteraniro ku cyumweru. And I thought about how I was going to be standing in front of a church on Sunday. I am the pastor of the world, not just for the Rwandese people. So what am I going to say? To not, like wound any like the nations that God gave me to lead all over the world. And I told God, please lift up my head. Please put the guards around my mouth. And I stood up. And I left. I stood up. Hashize umwaka ibi bibaye. Igitaramo Apotre Mignone yari afite cyagombaga kubera mu Burundi cyakumwe mu nkokora habura amasaha make kugira ngo kibe. Leta y'u Burundi yahagaritse igitaramo Connect Conference Africa cy'umunyarwandakazi uyobora Women Foundation Ministries Apotre Mignone Kabera habura amasaha make ngo gitangire. Iki gitaramo cyari kimaze igihe kirekire gitegurwa, cyari kuzabera mu cyumba cy'inama n'ibitaramo cya Donatus i Bujumbura kuva tariki 15 kugeza 17 Nzeri 2023. Cyagombaga kwitabirwa n'abaturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Itorero New Creation Church niryo ryateguraga iki gitaramo kandi
ryari ryarabiherewe uburenganzira na Minisiteri ishinzwe umutekano imbere mu gihugu cy'u Burundi tariki 28 Kanama 2023. Gusa tariki 14 Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Burundi Martin Niteretse yandikiye umuyobozi wa New Creation Church amumenyesha ko iki gitaramo cyahagaritswe bitewe n'uko ngo uruhushya yahawe yarukoresheje ibitandukanye n'ibyo yarusabiye. Tariki 22 Kanama nibwo yari yaruhawe. Ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura na komine ya Muha bagasabye kugenzura niba ibwiriza rya Minisiteri y'umutekano yuko iki gitaramo kitaba byubahirijwe. Ibi rero byakoze ahantu hakomeye, byinjiye mu mutima wa Apotre Mignone, birawushegesha mu buryo bukomeye. Gusa arwana nabyo igihe kinini, kuko mu Rwanda nta hantu na hamwe yigeze agaragara afite amarangamutima angana gutya nk'ayo yerekanye ari muri Connect Conference muri USA, kuko byari ibintu bikomeye cyane, ubona yuko byari ibintu byamukoza ahantu. Iki gitaramo kugitegurira mu gihugu cy'u Burundi kuri we byari umugisha, kandi cya kabiri kuvuga ngo yaragarutse ku mizi, aje mu rugo asubiye aho yakomotse, kuko yakuriye mu gihugu cy'u Burundi kandi ni naho mbese ni naho yabaye yakuriye, noneho yahavuye aza mu Rwanda. Ariko kuvuga ngo imikurire ye, imibereho ye ni mu Burundi niho ishingiye, kuko niho naho yavukiye, niho yakuriye. Nk'abanyarwanda bari barahungiye kera, ariko aza gutahana na famiye baza mu Rwanda. Rero yakozweho cyane, yibutse amateka yagiriye mu Burundi, yibutse ubuzima yagiriye mu Burundi. Noneho aravuga ngo kuba nari nkeneye, kuba nari nifuje gusubira iwacu, ahantu mbese ahantu nakuriye, ahantu mfite amateka akomeye, ariko nkaba nsubiyeyo Imana yarangiriye neza, nkaba nsubiyeyo ndi ku rundi rwego, kandi ngiye kubw'impamvu z'umurimo w'Imana. Muri iki gitaramo, muri iki giterane cya Connect Conference cyabereye Portland muri Maine, mu magambo yavuze menshi, yavuze yuko icyo gihe ngo yumvaga anejejwe cyane no kuba asubiye ku isoko, kandi akaba yarifuzaga cyane aho hantu gusubirayo. Mbese ni nko kuba rukumbuye kuri gakondo, ariko gusubirayo no kongera kuhakirwa bikakubana ikibazo. Rero ari mu nyigisho yatanze, yamaze umwanya munini, ariko ivuga uburyo Imana ngo ijya yegura umutwe w'umuntu ikongera ikamwemesha. Niho yagarutse rero kuri ubu buhamya bw'ukuntu yakozweho, n'ukuntu umutwe we wacuritswe, cyangwa wunamitswe no kubona igiterane cye gihagaritswe mu gihe haburaga amasaha make cyane. Byatumye rero byongeye kugaragaza uburyo umuntu ajya akorwaho, cyangwa se ashobora guhungabanira mu murimo, ariko akagira igikomere kitabashije gukira, umuntu akarwana nacyo cyangwa se akabana nacyo nubwo yaba akomeye gute. Rero reka nkubwire ngo Imana ijya ibasha kukwegura umutwe, kandi ukabasha kugira ubuzima. Imana itugeneza cyane. Nshuti bene data, ku bw'iki kiganiro nongeye kubwira ngo niba hari ibintu byaguciye intege, kuko yavuzwe amagambo menshi, kari umu agent ukoreshwa na leta y'u Rwanda, mbese kari umugore ukorera mu Rwanda, ukoreshwa n'u Rwanda ngo ku isi yose, n'ibindi byinshi cyane. Ubwo rero bituma yongera gucika intege, bimumerera nabi. Ariko asenga Imana mu magambo yavuze ngo Imana yegura umutwe we kugira ngo atavaho acika intege, cyangwa se aboneka imbere y'abantu nk'utemewe, cyangwa se nk'umuntu mbese ushaka guhungabanya abantu, ahubwo amarangamutima yarayajera. Itorero ntiryahungabana ayoboye, n'abandi ntibabibona, gusa arabigumana. Ariko
muri iki giterane nibwo inyigisho yigishije itumye biseruka bigaragaza ububabare yagize, agahinda yagize kubera kutemererwa gukorera igitaramo cye mu Burundi. Nshuti mwene data, niba rero hari ibintu nawe bitigeze bitungana, ukabona ari ibintu bitabaye nk'uko washakaga, ukabona ntibibereye igihe wabishakiragamo, reka nkubwire ngo Imana ikubikiye ibyiza. Kandi nawe niba hari ibintu wateganya kugeraho, ukabona hari ibintu wumvaga, ukabona hari ibintu byari bifite deadline, ukabona ya deadline igeze bitari mu mwanya, wihangane. Imana igishumbusha cyangwa se igasubiza umuntu ubuzima, akongera akabaho, akongera akagira imibereho. Imana itugenza cyane. Rero kubwa Haya TV official n'amakuru nakagaruka no kugenda dufashanya muri urugendo. Uwiteka abashyigikire, mwizere Kristo umwami n'umukiza, azabashyigikira kandi azababashisha. Izina ry'Imana yacu rirahabwa icyubahiro. Ni Ndayishimiye Alphonse, turabakunda cyane. Shalom shalom.